Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti zacu mudahwema kudukurikira, aho muri mu mpande z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, tutirengagije n'abari mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero ndagira ngo mbagezeho inkuru yabaye mbi cyane, mbagezeho ibintu byabereye mu karere ka Nyamasheke, navuga ngo ni ubugizi bwa nabi, navuga ngo ni ubugome, navuga ngo ni ubunyamaswa, navuga ngo nta bumuntu buri muri ibintu byabereye mu karere ka Nyamasheke. Wakwibaza ngo ni ibiki? Ndari ngo gusobanurire 5/5, umekingi ubanze ure ko wakoze subscribe, ubundi ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nkora byose bijye bikugeraho 5/5. Aha turi ni Nyamasheke. Ese wakwibaza ngo habereye iki? Habereye amahano akomeye cyane. Umukecuru warokotse jenoside yakorewe abatutsi yishwe atemwe. Mwami Imana Nyagasani kanyumvira. Reka dutangire twumve. Umukecuru w'imyaka 63 warokotse jenoside yakorewe abatutsi wo mu karere ka Nyamasheke yishwe n'abagizi ba nabi bamutemye bamusanze aho yari atuye mu mudugudu wa Ngoboka, akagari ka Shangi, mu murenge wa Shangi. Ibi byamenyekanye saa sita z'ijoro ryo kuwa 16 rishyira wa 17 Gicurasi 2025, nibwo hamenyekanye iyi nkuru mbi. Uyu mukecuru wibanaga ariko afite abana bubatse ingo, nibwo baje kumusanga aho aho yari yituriye, babasha kumukorera ibyafura mbi, babasha kumuhitana ubuzima bwe, abagizi ba nabi barabuhitana, niko navuga. Hamenyekanye ko uyu mukecuru wibanaga ariko afite abana bubatse ingo zabo yatewe n'abagizi ba nabi, bamutema mu misaya yombi, bimuviramo urupfu. Aya makuru akimenyekana, inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zihutiye kugera aho byabereye, bahumuriza abaturage by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batuye muri ako gace. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamasheke ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Mukankusi Anastasia, yavuze ko inzego zibishinzwe zahise zitangira iperereza, ndetse ko hari abantu 4 bahise batabwa muri yombi bakekwaho iki cyaha. Ati iperereza riracyakomeje. Bamutemye mu maso no mu misaya yombi, bimuviramo urupfu. Twakoranyije inama n'abaturage turabahumuriza. Turi kumwe n'inzego dukorana, dukomeza gufata mu mugongo abaturage b'uyu mudugudu, by'umwihariko turacyari no mu minsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Birumvikana ko atari ikintu cyoroshye koko rwose, kuko iyi minsi turimo turacyari mu minsi 100. Iki ntabwo ari ikintu cyoroshye ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko muri iki cyumweru cy'icyunamo gusa rwakiriye amadosiye 82 y'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside bifitanye isano nayo, byarimo abantu 87. Ibi bintu ntabwo bikwiriye mu bana b'Abanyarwanda. Ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo ikwiriye, kandi ikintu cy'ipfobya ntabwo gikwiriye, kuko aho igihugu cyacu cyanyuze turahazi twese, ntawe utabizi. Icyo nabasaba, mureke twirinde ingengabitekerezo ya jenoside, kandi dufate mu mugongo abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Nasoza mbabwira ngo twibuke twiyubaka, kandi tubashe kugira imitima ya kimuntu, kuko ibintu byabereye muri Nyamasheke ntabwo bikwiye kabisa. Genzura urebe ko wakoze subscribe, tubane muri video zikurikira. Ciao ciao.